nayo yarakubiswe arataha na nyiri umurenge azogaruka nawe arakubitwa we yari no kuhagwa agize amahirwe tubana wenda abaje nawe kugenda ariko urumva bari bamumugaje uko bamukubise ibuye yakutse amenyo n'ubu ngubu twebwe tuzi kari kwa muganga niko twumva. Ubwo bamwe mu bayobozi bo mu karere ka Huye bajyaga mu murenge wa Ruhashya mu kagari ka Karama mu mudugudu wa Gakoni hari hatuye umuturage wengaga akanacuruza inzoga zitemewe bagiye kuzimena, bamwe mu bakoreraga uyu muturage wengaga izi nzoga basagariye abayobozi ndetse binaviramo bamwe gukomereka nk'uko abaturage dusanze aho byabereye babivuga. N'abantu batoye bakora inzoga zitemewe meya baramurwanyije ikigoroba nyiri umurenge agarutse n'abadasongo baze yenda babe bakoresha inama babaze cyabateye ibyo nawe bahise bamurwanya, amabuye aravuga, inkoni ziravuga, ibintu birakomera. Wakomeretse ni nyiri umurenge no mudaso waguye hariya bakamuhondagura. Meya na DPC na goronome n'abandi bari baje mbere babanje kubatera amabuye. Ubwo abo bahungu b'uwo mugabo baje bihuta cyane n'ibikoni n'amabuye. Ubwo nagiye guhita mbona nyiri umurenge ahise agaruka gutya yifashe ku muntu yapfutse ku muntu yirukanka. Ubwo inkera gutabara imwe nayiza yiruka igwa hariye buye maze abo basore babiri baramuhuragura nyine inkoni nyinshi. Agiye kugira Imana abona arabyutse arongera arirukanka. Ubwo rero bamaze kuyimena inzoga baratangira batera amabuye bayatera meya w'akarere aritahira ataha nyine bamuteye amabuye. Ubwo bafashe ibibando n'ibiti byose barahuragura nyiri umurenge yatashye avirirana amaraso mu kanwa yahitiye kwa muganga. Bageze kuri kaburimbo batega ambirasi mujyana kwa muganga, none kugeza ubu abantu baracyashakishwa ntibaraboneka. Umugabo afite abasore barenga 5, bamwe bagaturuka hariya hepfo abandi bagaturuka ruguru, amabuye bakabayahuriza hagati. Twebwe duhagaze tureba ntabwo twari kubona uko dutabara, kandi n'abayobozi ubwo bari ngo bakubitwa natwe bari kurara batwica. Abaturage bavuga ko ibi bikimara kuba abasagariye abayobozi bamwe bahise bacika ntibafatwa, gusa inzego z'ubuyobozi zifata bamwe mu batuye muri uyu mudugudu kugira ngo batange amakuru, bagasaba ko bagize uruhare muri uru rugomo bakabaye bashakishwa bagahanwa, dore ko ngo atari ubwa mbere bakoze ibikorwa by'urugomo muri uyu mudugudu. Icyo gikwanga n'ubundi bamaga bakenga utanze amakuru bakamuhiga, yaba afite telefone bagahurira mu nzira bakayimwambura bakayihekenya s'umukadi bakajugunya. Hari n'uwo igeze kubatangira amakuru bamwambura telefone muri kaburimbo bamuhonda hasi. Twifuza yuko abo bantu bagaragara bagahanwa natwe tukagira umutekano, kuko natwe nta mutekano dufite. Ushobora kugenda gutyo kuvuga uti nasanga ari aho yihishe bakaza kuntega. Umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyepfo CIP Hassan Kamanzi avuga ko bamwe mu bagaragaye muri ibi bikorwa bari gukurikiranwa, akanavuga ko iperereza rigikomeje ngo hafatwe n'abandi bagize uruhare muri ibi bikorwa, akanaburira kandi abishora mu bikorwa nk'ibi ko polisi ndetse n'izindi nzego zitazabihanganira. Bamwe mu baturage bagize imyitwarire itari myiza aho bari mu bikorwa bigayitse byo gukora ibinyobwa bitujuje ubuziranenge, hanyuma inzego zigiyeyo kubimena. Bamwe mu baturage bashaka kurezistinga bya bindi byo kwibeshya kutamenya amategeko no kutagira. Ubu rero hari bamwe muri bo polisi yafashe barafungwa, ubu tuvugana ubugenzacyaha burimo burabakurikirana kuri ibyo bikorwa bakoze bakekwaho gukora bigayitse, harimo gukora ibyo binyobwa bitujuje ibisabwa ndetse no gushaka kwigomeka ku mategeko. Abaturage basaba ko mu gihe abagize uruhare muri ibi bikorwa bigayitse bataraboneka bose ngo bashyikirizwe ubutabera bibahangayikishije, bagasaba ko aka gace kacungirwa umutekano byihariye. Prince Theogene Nzabihimana, Radio TV 10, Ihuye mu ntara y'Amajyepfo.